Reka nongere mbasuze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nizera ko mumeze neza cyane abakunzi b'imikino ndetse n'abakunzi b'ibiganiro bya Talk Sport Rwanda mbasuje mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nizera ko mumeze neza cyane nizera ko ibintu byose muri gukora bimeze neza cyane tuje kurebera byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru mashya atandukanye agezweho mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda ndetse na equipe ya APR Football Club muri rusange tuzaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku mugoroba haraye hasinywe amasezerano ya Rwanda Premier League ndetse na Rwanda Football Federation ubwo ni federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa baraye basinya amasezerano agena imikorere ya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda birazwi neza ko ni shampiyona n'ubundi ikigengwa na Ferwafa ariko mu mazina ya Rwanda Premier League ibyo byose turaza kuba tubirebera hamwe tuze kureba amakuru mashya ari muri equipe ya APR Football Club ni bande bagarutse mu myitozo nyuma yuko hari abakinnyi bari bafite ibibazo by'imvune ni bande bakoze imyitozo itegura umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza wa Al Hilal Omdurman ugomba kuba ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki 13 saa 6:30 za Dar es Salaam zikaba saa 5:30 z'i Kigali birumvikana neza ko ni byinshi tuza kuba tuganiraho. Chelsea Football Club naho turagerayo ni ekipe yamaze kuba ifatirwa ibihano 74 na FA turaza kuba turebera hamwe byinshi bitandukanye abakunzi ba Chelsea barimo Ariel Hazard abakunzi ba Chelsea barimo Israel Mugisha n'abandi batandukanye nzi mwese ntimujye kure abakunzi ba Chelsea rwose harimo ba Dani bandi batandukanye n'abandi benshi mufana Chelsea ndabasuhuje hari igihe mujya mwibeshya ko ikipe yanyu ifite ibikombe byinshi yego ifite ibikombe byinshi byose ibyo yakinyara bitwaye ariko ntigira byinshi ako kantu mujya mukamenya cyane ubwo ndabasuhuje cyane aho muherereye hose nsuza abarimo John Mugabo uherereye mu gihugu cy'Ubuyapani abaherereye hano muri Mozambique abari muri Sudan abari Uganda n'abandi batandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese ndabasuje ari nako mbahereza ikaze kuri Talk Sport Rwanda kugira ngo turebere hamwe byinshi bitandukanye birimo amakuru y'imikino aryoshye kandi ameze neza cyane ngiye ikintu nza kubasaba ni kimwe cyonyine murabizi neza murakanda subscribe mu sharing n'ibiganiro tugenda dukora ubundi ibintu byose birushaho kugenda bigenda neza cyane gatanu kuri gatanu muri rusange so ntago tuza gutinda twebwe rero ngo tujye mu bintu byinshi tuze gutekereza ibintu byinshi bitandukanye icyo tukize imbere sasa kaduhere kaduhere ku kijyanye na federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda na Rwanda Premier League kuko shampiyona yo iratangira uyu munsi kwa gatanu ku itariki 12 shampiyona nibwo iri butangira ahita nkutamo na fixtures kuntu zihagaze mbere na mbere harabanza ikintu kijyanye n'abasifuzi ikintu kijyanye n'abasifuzi nicyo cyitayeho cyane abantu bagomba kukimenya abantu bakumva ukuntu aferi zose ziba zipanze ni ku mugoroba ubwo Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda yahuraga na Rwanda Premier League perezida w'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa Shemangoga Fabrice yatangaje ko amafaranga abasifuzi bahabwa agiye kwikuba inshuro zirenze 2 bahabwe amasezerano n'itumanaho rigezweho mu rwego rwo gukomeza kuzamura urwego rwabo. Uyu muyobozi yabitangarije mu nama yagiranye n'abasifuzi ndetse yanasinyiwemo amabwiriza azagenga shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Rwanda Premier League muri uyu mwaka w'imikino yabaye ku 4 ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2025 kuri Remigo Hotel. Mu ijambo rye uyu muyobozi yavuze ko amafaranga umusifuzi azajya ahabwa azaba 100,000 ndetse ko ku mikino ya kure bazajya bagenda mbere y'umunsi kugira ngo baruhuke. Muri make abasifuzi bagiye kuzavanwa ku 47,000 bahabwe amafaranga 100,000 ndetse match za kure nka match nda urugero izaba iri bubere i Rubavu match
dufata urugero nka Espoir yarazamutse match zagiye iri Rusizi, bagomba kujya bagenda mbere h'umunsi bagakodeshejwe hoteli bakaruhuka deni bagategura umukino bimeze neza cyane. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye nyuma y'iyi nama, Shema yavuze ko bagiye gushyiraho amasezerano y'igihe gito part time, ati twemeranyije ko tugiye kujyana amasezerano azajya avugururwa buri mwaka bityo agafasha abasifuzi gukora batekanye kandi twumvikanye ko bazajya bahembwa buri kwezi. Yakomeje agira ati ikindi ni ukuzamura imbaraga no kugira umubiri mwiza aho tugiye kubafatira ifatabuguzi muri gym, ikindi ni uguhindura itumanaho bakoresha rikaba rigezweho mu buryo buri wese azajya avuga akumvikana. Abajijwe rero niba ibi bizagabanya uburiganya no kubogama bivugwa muri ruhago rwa Rwanda, yakomeje kuvuga ko babasabye kuba abanyamwuga ndetse bakaba n'inyangamugayo. Mu busanzwe umusifuzi ya mpuzamahanga yahabwaga ibihumbi 45 ku mukino utari mpuzamahanga yari ibihumbi 43, ni mu gihe komiseri yari ibihumbi 50. Umwaka w'imikino mu Rwanda uzatangira n'ubundi uyu munsi nibwo uza kuba utangira ku itariki 12. Ubwo ndizera ko mwamaze no kumva side iri mu miyoborere ya federasiyo. Twararekaramaga tuti Ishimwe Claude Cucuri niwe muntu ufite itumanaho, ubwo ni za ekuteri bambara agasanga umusifuzi wo ku ruhande arazambaye, uwa kane abo ku ruhande barazambaye, n'uwa kane n'uwo hagati bose barazambaye ku buryo communication yoroha. Nibayemo offside umusifuzi wo ku ruhande akabivuga, wo hagati nawe agahita abyumva neza, akareba umusifuzi akazamura igitambo akazamura ati cyangwa se agasifura bati ni offside. Ibyo byose rero bigiye kuza ku ngoma ya Shema, buri musifuzi wese agomba kugira iryo tumanaho buri match ku buryo nta muntu uzajya uvuga ngo offside yabaye wo ku ruhande yambwiye ariko ngi wari uri hagati ntago nabyumvishe. Ibyo ngibyo barashaka kubikuraho, bongera amafaranga none umusifuzi ahembwa buri kwezi bwa bufaranga abanyabango ikipe runaka yateguye ngira miliyoni zingahe 2-3 ngo ntange penalty cyangwa se nyibe. Ibyo ndamye neza ko bigiye gucika. Abasifuzi bacu niba batari ndashima buryo bazavuga ngo ntibanyuzwe bazari kugwembwa ku kwezi. Umukino wasifuye muri weekend nawe urebe weekend ya shampiyona ukabuzi kuri buki inoti yawe y'ijana. Bro, aba bantu bagiye kubona amafaranga niba bakomeza kuduteza abantu barya ibintu by'ibiruswa ntawe nshinjishe. Ibi ngibi bizaba bigaragaza ko n'ubundi mu busanzwe nta bunyamwuga bari bafite. Uhembwe ku kwezi, ubwo rero ni nkaho buri weekend umuntu azajya kugira gute azajya abona ibyo bihumbi 100. Ahubwo araza kwera mugani w'abantu ko nagiye mbona babitangaza, haraza kuba ikibazo muri designation. Ubwo nukuvuga ngo ikibazo kiraza kubera hariya mu kugira gute mu gushyiraho abo basifuzi, mu gushyira abasifuzi baza kujya ku mukino, niho bintu biza kubera ibibazo. Ubwo rero ni n'amasezerano nimugoroba wenda tubigarukaho, ni n'amasezerano ku mugoroba yaraye asinyweho na Mudaheranwa Yusuf ndetse umuperezida wa Rwanda Premier League, ubwo akaba ari n'umuyobozi nawe w'ubutegetsi ndetse na perezida wa Ferwafa, bakaba basinye amabwiriza azagenga Rwanda Premier League. Ubwo mu minsi mike turaza kubona ibaruwa itubwira uko ibintu bihagaze. Ikindi muri ibyo ngibyo makuru mfite nuko hari amakuru arimo avuga ko itike ya menshi ya make tagomba kurenga 5,000 ya make. Reka nze ndebe neza ko ndumva ari ahantu bikwiye ku bijyanye n'iyi mikino. Itike ya make ntigombe kurenga 5,000 bigera kuri 5. Akaba ari uko ibintu bihagaze. Ubwo abasifuzi bo nta kibazo byabo. Ikindi gushaka ikindi gushaka ni okay, dore ngaha namaze kuba mbibona. Ubwo kuri amakipe yinjiriza ubuntu sasa, Rwanda Premier League ihagarariwe na Mudaheranwa Yusuf Haji na Ferwafa
ihagarariwe na Shema Ngoga Fabrice basinye amabwiriza azagenga Rwanda Premier League. Muri aya mabwiriza harimo ko abanyamahanga 8 bemewe mu mukino wa shampiyona, harimo kandi ko ububasha Ferwafa yari ifite bwo gutanga uburenganzira bwo kugurisha amatike ku bibuga buzajya butangwa na Rwanda Premier League. Uru rwego kandi nirwo rwego ruzajya rugena ibiciro by'amatike, aho nta tike ya make igomba kurenga ibihumbi 5 itabiherewe uburenganzira. Kimwe rero no kwinjiriza ubuntu. Aho kwinjiriza ubuntu rero mvuko na aferi zihagaze. Uru rwego iyo ikipe ishatse kwinjiriza ubuntu ibisaba mbere y'icyumweru ikanishyura amafaranga ibihumbi 500. Rero nubwo Shema Fabrice aheruka gutangaza ko ikipe izatwara shampiyona izahembwa miliyoni 80, muri aya mabwiriza ingingo 32 ivuga ko ibihembo bigenerwa amakipe bigenwa na Rwanda Premier League hagendeye ku mafaranga urwego rwinjiza. Amakuru rero akavuga ko Rwanda Premier League yabwiwe ko amafaranga Shema yemeye ahari ko impamvu batashyizemo imibare ari uko hashobora kuboneka abandi baterankunga kandi ayabonetse bayagabanya abanyamuryango. Urugero watwaye miliyoni 80 utwaye igikombe yabona ayo miliyoni 80 ku watwaye igikombe kongeraho ayandi yaba avuye mu baterankunga. Ubwo bisobanuye ko ikintu gihari kuri iyi ngingo wenda kugira ngo ihite iyumvikana neza, bisobanuye ko urugero nka APR Football Club itwaye igikombe cya shampiyona, za miliyoni 80 Fabrice yavuze ko bagomba kujya bahemba batwaye igikombe zishobora kwiyongera bitewe n'abaterankunga Rwanda Premier League na Federation babonye hakongerwamo amafaranga. Ko bisobanuye ko igikombe cyane 80 ushobora gusanga shampiyona igiye kurangira ari igikombe kiri gutangwa muri miliyoni 150 cyangwa se 120 cyangwa 130. Icyo nicyo kintu cyatumye mu mabwiriza ndetse no masezerano yasinywe ku munsi w'ejo hatazamo iyo ngingo ivuga ku mafaranga azagenerwa uzatwara igikombe cyangwa se amafaranga twabonye Shema Fabrice ubwo ari kwiyamamaza batangaza niba ariyo koko bazakurikiza. Ibyo ngibyo bivuyeho bya federation ngira ngo buri muntu wese yumvisha ukuntu aferi zimeze muri Ferwafa. Ibitekerezo byanyu kuri iyi ngoma ya Shema Fabrice ndabikeneye muri commentaire mumbwire uko ibintu bihagaze. So mureke tujye muri equipe ya APR Football Club. Sekafa Kagame Cup irakomeje n'ubundi. Sekafa irakomeje kugeza kuri uyu munsi. Amakipe atandukanye arimo aritegura kimwe cya kabiri kirangiza n'ubundi biza kuba biryoshye cyane. Equipe ya AP iramanuka mu kibuga kuri wa gatandatu saa 5:30 papa za hano Kigali. Nibwo equipe ya APR iramanuka mu kibuga kiri equipe ya Hilal Omdurman. Iyi equipe ya APR Football Club inyuma yo gutombora equipe rwose hariya muri Sudani bamaze kuba rwose batangarizwa ko uyu mukino ugomba kuba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku isaha saa 5:30 niko ibintu bihagaze. Nkuko nabibonye kuri website ya APR Football Club, iyi match iri ku munsi wo kuwa gatandatu saa 5:30 rwose 30 ubwo ni saa 6:30 za Dar es Salaam. Mukino ukaba uri kuwa gatandatu wimuye wari uri kuri uyu munsi bakaba wimuye. So ubwo ikintu gihari rero equipe ya APR Football Club abantu benshi bafite amakuru yo ku kibazo cyo kumenya ngo ninde uhari ninde udahari. Djibril Watara ntago ahari, yamaze kuba rwose ngirango yamaze no kubategerwa indege ngagaruke yivuriza hano mu Rwanda, yanafite ikibazo cya malaria arwara yana mu gihugu cya Tanzania. Ubwo bisobanuye neza ko uwitwa Djibril Watara ntago ahari kugeza imikino ya nyuma irangiye cyangwa se kugeza Sekafa Kagame Cup irangiye. Ni mu gihe rero amakuru ahari ndetse nuko bigaragara mu majoro nkesha uwitwa Vida ndetse na Sano Sylvie ku munsi hari abari Dar es Salaam aho APR Football Club iri gukora imyitozo. Abakinnyi bose uretse Djibril Watara udahari bose bakoze imyitozo, ndetse na Dauda waragize ikibazo cy'imvune nawe n'ikibazo cy'amakarita nawe arahari. Clement afite ikibazo cy'imvune arahari. Abandi bakinnyi bose ba APR Football Club yagombaga kwifashisha bose barahari uretse Djibril Watara. Nkuko nakomeje kugenda bikubwira ufite ikibazo cy'imvune cya plutôt ikibazo cy'uburwayi, ntago ari imvune Djibril Watara
afite ikibazo cy'uburwayi niwe rero udahari mu gihe abandi bose bahari. Uhereye kuri Ronald Sekiganda nawe yamaze kubatangira imyitozo, Denis Omedi nawe yatangiye imyitozo. Murabyibuka neza aba bakinnyi babiri bari bahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Uganda, the Ugandan Cranes Misambi, bari bahamagawe ni nako kandi bitwa Claude Niyomugabo, Fitina Ombolenga, Pierre Ishimwe ndetse na Gilbert Mugisha, nabo imyitozo bayikoze ku munsi w'ejo. Ni nako kandi witwa Dauda na Kerema nawe aragize akabazo k'imvune yatangiye gukora ku mupira, nawe ejo yakoranye imyitozo n'abagenzi be. Urumva neza ko ibintu byari bimeze neza cyane ijana ku ijana. APR rero irimo irategura umukino ifite kuri uyu wa kabiri, ni pangwa umukino wo gupfa no gukirana umukino ekipe ya APR Football Club igomba gutsinda kugira ngo yizere ko yanatwara ino Sekafa Kagame Cup, nayo bigaragara ko noneho ari imwe muri Sekafa zishoboka ko ekipe ya APR Football Club ya atwara muri rusange. So ubwo ngengana ku musozo w'iki kiganiro, dore fixtures kuntu zipanze z'umunsi wa mbere Rwanda Premier League Championa 2025 2026. Kuri uyu wa gatanu saa 9 zuzuye kuri stade ya Kigali Pele Stadium, ekipe ya Gorilla irakira ekipe ya Ice Muhanga saa 9 zuzuye. Mu gihe ku munsi w'ejo n'ubu nabwo tuzagenda tubigarukaho, ekipe ya Etincelle saa 9 zakira Gasogi United, mu gihe saa 9 yakira Gicumbi, Mukura saa 9 yakira Musanze, mu gihe Polisi saa 9 zakira Rutsiro, mu gihe saa 12:30 Kiyovu Sport izakira ekipe ya Rayon Sport, mu gihe ku cyumweru ekipe ya AS Kigali izakira Amagaju, mu gihe umukino wa APR Football Club na Marine wasubitswe kubera ko ekipe ya APR Football Club izaba irimo irakina Sekafa Kagame Cup. So mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Abantu bahisemo gukora subscribe kuri Talk Sport Rwanda, mukomeze muyikare, munaforinge kuri Instagram ni Great Mukama cyangwa sandikemo Mukama, urahita mbona rwose hariho ifoto yanjye, ryose rishobora kugenda bigira neza cyane. Abakunzi ba Talk Sport Rwanda muri inshuti zanjye, ndabakunda. Imana igihomeza ibatize ubuzima buzima ndetse batize ubugingo n'impagarike, ibintu byose rishobora kugenda bibagendekera neza cyane. Tuze gura amandi makuru yacu ataha tureba byinshi bitandukanye, harimo n'amakuru aza kuba aryoshye kandi agezweho. Nitwa Janvier Mukama, Imana ikomeze ibarinde. Ubwo ibiganiro byacu nagagaruka wike gusharinga n'iki kiganiro, duhere mu yandi makuru yacu ataha. Ciao Sekafa no ku munsi w'ejo byinshi tuza kuba tubigarukaho.